Yesu nashimwe, Imana yacu icyubahiro cyane. Yitwa Nzayikorera Emmanuel. Uyu munsi wa none tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana batubwira ko ukuntu Imana yadukunze ikatwishimira, ikatugira abana bayo. Mbere ko tubikora reka tubanze dusenge Imana. Mwami turagushimye, babanye natwe uraturinda, izina ryo nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye neza n'urukundo watugiriye, tugiye kugira ijambo ryawe, udufashe utuneshereze, iri jambo riduhindure ndetse rihindure benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turigana ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo wawe uratubwira ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Yohana Imana imaze kumuhamagara, Yohana ari kugendana n'intumwa, yabonye amateka cyangwa se yabanye na Yesu Kristo, abonye ko ibyo bintu bishobora kuzibagirana cyangwa se bishobora kuzata agaciro, afata umwanzuro cyangwa se afata umwanya wo kwandika ibi bintu. Arangije hano yavuga ukuntu Yesu Kristo yageze muri iyi si kandi yari afite ubumana ari mu ijuru, ukuntu yageze mu iyi si agahinduka umuntu, mbese Imana ihinduka umuntu. Yohana yaranditse avuga ngo icyakora abamwemeye bose, icyakora abamwizera. Hari ijambo rindi yavuze nkunda kuvuga cyane, ariryo fondasiyo y'ibi bintu, riri muri Yohana n'ubundi gice cya 3 umurongo wa 15, avuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, atari umwizera, uwemera kwizera iryo zina rya Yesu, uwemera gukorera muri ryo, uwemera agakiza, utegereje ibyiringiro wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhora. Ubu bugingo nibwo dushaka kuvuga. Ubu bugingo kubwo kwizera, kubwo gusenga, kubw'ijambo ry'Imana, kubwo gutinda muri Kristo. Havuze ngo icyakora bamwemeye bose. Abamwizeye ari abazungu, ari abirabura, ari abanyamahanga, ari abagufi, ari abarebare, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera iryo zina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Muri iki gihe turahangana n'inyigisho z'ibinyoma zihakana ko Kristo atazutse, zihakana ko Kristo ataje afite ubumuntu, zihakana ko Kristo ataducunguye, ariko twe turahamya ndetse turi mu kwizera, twemeza ko Imana ubwayo yari iri mu ijuru, irangije ibona nta kindi gitambo cyabaho, ibitambo by'amapfizi y'intama n'ay'inka, ngo Imana yabonye ko bidashoboye kuducungura, kuko burya abantu twari twarananiwe kuyoborwa n'amategeko. Imana yo igira umugambi mugari wo kuza ikisanisha natwe, kuko twe twananiwe gutsinda ibyiza, kuko twananiwe gutsinda ibyaha n'ibicumuro. Imana iratwemerera, itugirira impuhwe, irangije iraza yambara umubiri nk'uwacu. Irababazwa. Oya, Kristo yaragambaniwe kandi yaraguzwe. Igihe kigeze rero, isaha igeze yo gutanga. Kristo ngo yamaze gupfa. Akimara gupfa, ngo umwenda wari ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri. Bisobanuye ngo buri muntu wese yemerewe kwigereranya. Bibiliya tubwira ngo uwo mwami Imana yacu ngo ni umunyebambe, ni umunyempuhwe, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ifite kugira neza kwe. Tubisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abanyeroma. Bisobanuye ngo twese muri Kristo turi umwe kandi dufite ubumana, kuko Kristo niba twaramwizeye tukamwiringira, tukaba muri we, nawe akaguma muri twe, bivuga ngo natwe dufite ku bumana, nta cyaduciraho iteka. Ubugingo turabufite. Mbese uri muntu ki utemera ko Kristo yazutse? Uri muntu ki utemera ko Kristo akuraho karande? Uri muntu ki utemera ko Imana isumba byose? Uri muntu ki utemera igitambo cya Yesu? Reka twese dushyigikire kandi twamamaze ijambo ry'Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo uwo Mwuka Wera naza akagera kuri mwe, haleluya, ngo azabemeza,
azabigisha ngo kandi azenda ku bya data abibamenyeshe bitari byabo. Reka uhereye none, reka uhereye iyi tariki, reka uko ugenda n'uko ukora uhinduke wegere Kristo. Kuko nasomye ijambo mu byakozwe mu rwandiko Pawulo yandika Abanyekorinto, hari ahantu nasomye hava ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibintu bya kera byose, ibyagusubizaga inyuma, ibyatumaga udakora umurimo, ibyatumaga utaririmba, ibyaguciragaho urubanza, ibyaguciragaho iteka, ibyatumaga utegera Kristo, ibyatumaga utagira n'ubusabane na Kristo, byose bivaho. Kuko byose tubiheshwa no kumwizera, byose tubiheshwa ayiwe no kuguma muri we. Hari abantu benshi bagera mu materaniro atandukanye, bagahura n'abahanuzi batandukanye, bakabahabya, bakabakura muri Kristo. Benshi bakaka ibitambo ngo niho bazaba abana b'Imana, abandi bagasaba amaturo, abandi bagasaba amakoti, abandi bagasaba ibyubahiro. Ariko muri Kristo igisabwa kugira ngo ubone ubwami bw'Imana bisaba kumwizera, ugahabwa ubugingo. Nda bindi biguzi, nda zindi ndamuziba usibye kugumana na Yesu. Haleluya. Oya, murabyibuka igihe Abisirayeli bari mu Egiputa, ubundi Kristo yajanaga nabo, usibye ko bo batamubonaga, babonaga igicucu, kuko ngo ku manywa yagendanaga nabo mu nkingi y'igicu, oya ngo nijoro akagendera mu nkingi y'umuriro. Kuko Imana ubwayo yari yarabwiye Mose ngo sinzabasiga, no sinzanabana, oya nzagendana nawe. Bivugitse ngo Imana ahantu hose uri, ititaye ku uriwe n'aho utuye na karitsiye utuyemo, ititaye ku gihugu utuyemo, Imana irakuzi. Utitaye ahantu hose waba, egera Kristo. Emera kuri uyu munsi ufate umwanzuro kandi ufate icyemezo, kuko Uwiteka Imana aragushaka. Ijambo ry'Imana twarisomye mu Baroma rivuga ngo nuko ngo Imana ubwayo niyo iturehereza kwihana. Bivugitse ngo twebwe ubwacu nta muntu wakwihanisha, nta n'uwakwihanisha uwe, ahubwo twese turi muri Kristo. Kristo ni inshuti yacu, Kristo ni umuvandimwe wacu, Kristo ni umubyeyi, Kristo yiteguye kutugirira neza. Ndabyibuka intumwa igihe zari zimaze kwakira ukwizera, zimaze kwakira imbaraga y'umwuka wera, hari mu byakozwe n'igice cya 3 ngo bageze ku irembo ry'urusengero bahasanga ikirema. Oya umva nawe, bahasanze ikirema. Iki kirema ngo basanga gifite ikibazo. Muri make cyo cyarasabirizaga, ku manywa kigasabiriza, nijoro kigasabiriza, imvura ikagwa kiri gusabiriza, izuba rikava kiri gusabiriza, bugaca bukira. Ngo noneho Petero na Yohana ngo mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9 ngo baragenda. Kibonye ukuntu bambaye nuko bameze, kuko bari bariho ubuntu bw'Imana, kirangije kirabasaba. Nyuma yo kubasaba, umva ikintu gitangaje. Hayiwe, kurikiranira ijambo. Petero akwiye ngo twebwe ubwacu nta feza nta n'izahabu. Bivugitse ngo muri Kristo gukira uburwayi, oya kwakira imbaraga z'umwuka, oya gukomerera muri Kristo, nta kindi bidusaba usibye kwemerera mwuka. Arangije ayo ngo nta feza nta n'izahabu. Petero yarabonye, yari afite ubunararibonye mu mwuka we. Umva iki kintu Petero yarabyabona. Baragihaye ku wa mbere, ku wa kabiri baragi, ku wa gatatu baragi, ku wa kane baragi, ku wa gatanu baragi, ku isabato baragi, ku munsi wa 7 baragi. Ikirema kinasigara kirahari kire. We agiha icy'ingenzi. Yesu we yagihaye icy'ingenzi. Iki cy'ingenzi yaravuga icyo dufite twebwe, ayiwe turakiguha mu izina ryayo, haguruka ugende. Arangije arahaguruka
agenda anezerewe, ari mu mbaraga z'Imana, agenda ashima Imana, ngo abantu bose bamubonye baramumenya. Reka nkubwire ngo Imana nimara kuguhindurira amateka, numara kugera muri Kristo, numara kugira umunezero, kugira ibyishimo by'ubusabane bwawe na Yesu Kristo, Imana izakwerekana mu bantu. Abanyamahanga bazabona kurimo agakiza, kubwo kwihangana uzagaragaza, bazabona kurimo agakiza, kubw'imbuto uzarushaho kwe, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Reka ugendere muri Kristo, reka wemerere Kristo Yesu, urukundo Imana igukunda ushingiye kw'iri jambo, uhinduke, ugire uko ugenda, ugire uko wumva, ugire uko wizera, ugire uko ukomerera mu Mwami, kuko Umwami Imana aragushaka kandi Imana iragukeneye kandi igufiteho umugambi mwiza. Nta na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Pawulo yarabivuze ari kubwira Abaroma ngo mbese ni ukwambara ubusa, mbese ni inzara, mbese ni uburwayi, mbese ni ugucika intege, ariko yuzuye imbaraga, avuga ngo nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Byashoboka ko wari waravuye mu murongo, byashoboka ko wari warahabye, byashoboka ko wumva gutari umwana we, ariko uhereye none hindura uburyo bw'imisengere yawe, wegera Kristo nawe azakwegera, utindane nawe muri iyi minsi. Ndetse hari abavuga iminsi y'imperuka, ariko burya iminsi y'imperuka yatangiye kera, ndetse n'ubu irakomeje. Twabizeye Kristo, turindiye kugaruka kwe. Yesu yaraje aragenda, ariko twizeye ko azagaruka, kuko Imana yacu ni inyembabazi kandi Imana yacu ni umutabara. Njye nkunda kubwira abantu ngo ndi umugabo wo guhamya Kristo. Nabonye ibitangaza by'Imana igihe byari bikomeye, igihe byari bidasanzwe, Imana yankoreye ibikomeye. Njimara kwizera Yesu, ikintu cya mbere nagize umunezero muri. Icya kabiri nagize abavandimwe. Icya gatatu, urukundo rw'Imana rwatumye numva ngewe ubwanjye hari ukuntu nicaranye na Yesu. Yaba ibizaza cyangwa ibiriho n'ibyarangiye n'ibindi byose abantu bavuga, nta na kimwe cyatuma ndeka agakiza ka Yesu. Emerera Imana ibane nawe, uyemerere iture muri wowe, uhereye none kugeza iteka ryose. Imana ibane nawe. Ni ukuri, reka aka kanya, ubwo umaze kwizera Kristo, ubwo umaze kwakira ijambo rye, ubwo umaze kumvira ijambo, rigira umwanya mugari mu mutima wawe, kandi Imana irushaho kukwegera, nawe urushaho kuguma muri yo, ndetse Imana igushoboze ushobore gutunga ijambo ry'Imana muri wowe. Uze usoma ijambo ry'Imana, urizirikane kandi uryiteho, wihererane nayo, utindane nayo, yaba mu masengesho, yaba mu byo ukora, yaba aho unyura, yaba mu kazi, yaba aho utuye aho ariho hose. Imana ibane nawe. Reka noneho niba umaze kwemerera Imana, niba umaze kugubwa neza mu iri jambo, uzamure volume y'ukwizera kwaweho gakeya, hanyuma dusenge Imana mu izina rya Yesu. Mwami, turagushimye, erega amahema yawe ni meza, ntabakwiriye iyo uzakorwa n'isoni. Turasenze mu izina rya Yesu, dusengera isi ya none kugira ngo umanuke. Data wa twese, wohereze za ngabo zo mu ijuru, ndetse tuzi neza ko utuye muri twe twebwe ubwacu, ariko udushoboze gusohoza ijambo ryawe. Tubwirize bene data n'abashiki bacu, ab'imitima yasibe inyuma bongere bakwegere, abavuye mu nshingano bongere bagukorere, abataye ukwizera ko bongere bakomerere mu buntu bwawe. Izina ryo rihabwe icubahiro. Ni wowe utubatuza ubutware n'ijambo ryawe biturutse mu mbaraga z'Umwuka Wera. Dushobozwa nawe Yesu Kristo. Twizeye kuri Imana abana natwe, twizeye kuri Imana dushoboza. Tubisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. None se mukozi w'Imana, yego, tukubona ufite impano nziza cyane rwose, abantu wabageza ku gakiza. Nk'abantu baba bagukurikiye ku Mana TV, wababwira iki? Ikintu nababwira cya mbere, Imana ubwayo ni nyembabazi, igira urukundo. Ikindi, Imana ubwayo igihe cyose ugerageje kuyegera, cyangwa se igihe cyose wumviye umuhamagaro w'Imana, ntabishobora kuguhangara, ntabishobora kugusubiza inyuma, kandi Imana ndawe uyigwanirira. Iyo hari ibikugoye, iyo hari ibikuruhije, ugasenga, ubwayo n'ubundi biri kukureba, iramanuka ikagutabara. Nabwira abantu bose bangurikiye kwicano, ndababwira ngo nibegere Imana,
nibasome ijambo ry'Imana, binjire mu byanditswe byera, barebe umunezero abantu turi muri Kristo Imana yaduhaye, cyangwa se bamenye ubuntu Imana yatugiriye. Ni gutyo mbyumva. sawa, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha bwo kutugezaho uyu murimo kuri Imana TV. Murakoze. Santa.